Ku isi habaho ibintu bitangaje kandi bitandukanye. Byinshi muri byo usanga biba ari isoko y'ubukerarugendo ndetse n'igicumbi cy'umuco bitewe n'igihugu runaka. Uyu munsi icyo ngiye kugarukaho ni urukuta runini rw'Ubushinwa ruzwi nka Great Wall of China, uburyo rutangaje, uko rwubatswe mu buryo buhebuje, umumaro warwo n'ibindi. Nk'ibisanzwe jye mwumva ndi mwarimu Kijana nguhaye ikaze kandi shimira umuntu wese wamaze gukora subscribe, babwira ngo utarayikora nawe yayikora ubu ndetse agakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho buri gihe uko tuzitangaje. Urukuta runini rw'Ubushinwa ni uruhererekane rw'ibihome byubatswe ku mipaka y'amajyaruguru y'ibihugu byari bigize Ubushinwa bwa kera n'ubwami bw'Ubushinwa mu kurinda amatsinda atandukanye y'abanomade yavaga mu bibaya bya Aziya. Ibice byinshi bigize uru rukuta byubatswe kuva mu kinyejana cya 7 imbere ya Yesu. Ibyo bice bifite uburebure bwumvikanyweho nyuma bifatanywa na Qin Shi Huang hagati ya 206 na 220 imbere ya Yesu, umwami wa mbere w'Ubushinwa. Hasigaye urukuta rwa Qin. Nyuma yaho ingoma nyinshi zagiye zikurikirana imyubakire no kurinda imipaka y'izo nkuta. Ibice bizwi cyane by'uru rukuta byubatswe ku ngoma ya Ming mu 1368 kugeza mu 1644. Usibye kurinda umutekano, izindi ntego z'uru rukuta runini zirimo kugenzura imipaka, kwemera gushyiraho imisoro ku bicuruzwa bitwarwa ku mihanda ihuza Uburayi na Aziya, kugenzura cyangwa gushishikariza abantu gukora ubucuruzi hamwe no kugenzura abinjira n'abasohoka. Byongeye kandi ibirangura urukuta runini byagize uruhare runini mu kubaka iminara y'umutekano, ibirindiro by'abasirikare, sitasiyo z'abasirikare, ubushobozi bwo kwerekana signalisation binyuze mu mwotsi cyangwa umuriro, ndetse no kubaka inzira y'uru rukuta runini yabaye umuhanda wo koroshya ingendo z'abanyamaguru. Inkuta zo ku mipaka zubatswe n'ingoma zitandukanye kandi ni ndende. Rumwe ruva hitwa Liaodong mu burasirazuba rukagira ku kiyaga cya Lop mu burengerazuba. Urundi rukava ku mupaka w'Ubushinwa n'Uburusiya mu majyaruguru kugeza ku ruzi rwa Tao mu majyepfo, hafi y'inkombe z'ubutayu bwa Mongolia, ku burebure bwa kilometero 21,198 zose hamwe. Uyu munsi uburyo bwo gucunga umutekano hifashishijwe uru rukuta runini buzwi nka kimwe mu bikorwa by'ubwubatsi bitangaje mu mateka. Urukuta runini rw'Ubushinwa Great Wall of China rwagiye rugira amazina menshi atandukanye mu mateka yarwo, haba mu Gishinwa cyangwa se Icyongereza. Mu mateka y'Ubushinwa uru rukuta rwabanje kwitwa urukuta rurerure, Long Wall mu Cyongereza cyangwa Changcheng mu Gishinwa, nk'uko byagaragaraga mu gitabo cy'uwitwa Sima Qian wari umunyamateka ukomeye, aho cyavugaga ku nkuta nini zitandukanye zubatswe hagati y'amajyaruguru y'ibihugu byarimo intambara, ndetse inyinshi ziza kubakwa zifatanye ku ngoma y'umwami wa mbere. Hari inyuguti z'Abashinwa zasobanuraga umujyi cyangwa igihome, zikaba zari urusobe rw'imvugo y'Abashinwa ya kera, ubusanzwe zikaba zari ziri ku rukuta ruzengurutse imijyi gakondo y'Ubushinwa kandi zigakoreshwa mu kwagura izo nkuta zikikije leta zabo. Irindi zina ryahawe uru rukuta ni urukuta rurerure rwa mayilo 10,000, 10,000 mile long wall mu Cyongereza, cyangwa One Li Changcheng mu Gishinwa. Ryaturutse ku bisobanuro bya Sima Qian ko iryo zina atigeze aritanga. Ni ibirometero gakondo by'Abashinwa, byari intera idasanzwe yari igamije kwerekana uburebure bw'ubutaka bw'umudugudu, kandi wasangaga iyo ntera yarabaga ingana na 1/3 cy'ibirometero 540 hashingiwe ku ngero z'Icyongereza. Ibice by'urukuta rwo mu majyepfo y'ubutayu bwa Gobi no mu kibaya cya Mongolia rimwe na rimwe byitwa urukuta rwa Genghis Khan, nubwo Genghis Khan atigeze yubaka inkuta cyangwa ngo ashyireho ubundi buryo bwo gucunga umutekano. Kuri ubu izina urukuta rw'Ubushinwa cyangwa Chinese Wall mu Cyongereza ryazanywe n'abagenzi bava ku mugabane w'Uburayi muri iki gihe. Naho mu kinyejana cya 19 byaje guhinduka, maze ibyari urukuta rw'Ubushinwa bihinduka urukuta runini rw'Ubushinwa, ari byo Great Wall of China mu Cyongereza cyangwa La Grande Muraille de la Chine mu Gifaransa, nubwo izindi ndimi z'Uburayi nk'Ikidage zakomeje kurwita urukuta rw'Ubushinwa ari byo Chinese Wall. Abashinwa bari basanzwe bamenyereye tekinike yo kubaka uru rukuta mu gihe cy'impeshyi hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 8 imbere ya Yesu.
Muri kiriya gihe n'ibihe byakurikiyeho by'intambara, leta za bamwe mu bategetse Ubushinwa barimo Qin, Wei, Jiao, Che, Han, Yan na Zhongshan zose zubatse ibihome binini kugira ngo zirinde imipaka yabo. Izi nkuta zubatswe kugira ngo zijye zikingira cyangwa zihagarika ibitero by'intambara ntoya bikoresha intwaro zirimo nk'inkota, amacumu, ndetse izi nkuta zagiye zubakwa ahanini mu mabuye n'amatafari ahiye. Umwami Sheng wa Qin yatsinze uwa nyuma mu bamurwanyaga maze ahuza Ubushinwa nk'umwami wa mbere w'ingoma ya Qin, Qin Shi Huang, muri 221 mbere ya Yesu. Kubera umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bw'ibanze no gukumira abategetsi b'Abanyaburayi kongera kubaho, yategetse gusenya ibice by'inkuta zatandukanyaga leta z'ibihugu byari bigize ubwami bwe. Kugira ngo ingoma irwanye abaturage ba Xiongnu baturutse mu majyaruguru, yategetse ko hubakwa inkuta nshya kugira ngo zihuze ibihome byari bisigaye ku mupaka w'amajyaruguru. Kubaka badahagarara byari ihame nyamukuru ryo kubaka uru rukuta, bivuze ko Abashinwa batashyizeho umupaka uhoraho. Kubera ko gutwara ibikoresho byinshi byasabwaga muri ubwo bwubatsi bw'izo nkuta byari bigoye kuhagera, abubatsi b'icyo gihe bageragezaga gukoresha ibikoresho biri hafi y'aho bari batuye. Amabuye ava ku misozi yakoreshwaga mu kubaka hejuru y'imisozi, naho mu gihe bageze mu kibaya bagakoresha ibumba. Nta mateka yabayeho yerekana uburebure nyabwo n'inzira y'urukuta rwa Qin. Inyinshi mu nkuta za kera zarasenyutse mu binyejana byinshi, kandi haracyari ibice bike cyane. Igiciro cyahembwa abantu bubatse izi nkuta ntikiramenyekana, ariko ugereranyije uko abanditsi bamwe babivuga, bigaragara ko abakozi ibihumbi amagana bapfuye mu gihe cyo kubaka izo nkuta za Qin. Nyuma ingoma z'ubwami bwa Han, iyo mu majyaruguru n'iya Sui zose zarasenyutse, zirubaka ndetse zagura igice cy'urukuta runini ku giciro kinini kugira ngo birinde ababatera baturutse mu majyaruguru. Ingoma ya Tang n'iya Song ntabwo zashyizeho ingufu zikomeye mu gukomerezaho ibyo abababanjirije bari barakoze muri ako karere. Ingoma zashinzwe n'amoko atari aya Han nazo zubatse inkuta z'umupaka wabo. Ubwami bwa Wei y'amajyaruguru bwari buyobowe na Xiangbei, Liao iyobowe na Khitan, Jin iyobowe na Zhongchen, na Xiang y'iburengerazuba yashinzwe na Tangot. Yategekaga uturere twinshi tw'Ubushinwa mu majyaruguru mu binyejana byinshi. Bose bubatse inkuta zo kwirwanaho mu majyaruguru y'urukuta runini Great Wall, mu karere k'Ubushinwa kigenga muri Mongolia y'imbere ndetse no muri Mongolia ya none ubwayo. Uru rukuta runini rugiye rufite ibiruranga bitandukanye. Mbere y'uko bakoresha amatafari ahiye, urukuta runini rwubatswe cyane cyane hakoreshejwe amabuye, icyondo n'ibiti. Mu gihe cya Ming, amatafari yakoreshwaga cyane mu bice byinshi by'uru rukuta, kimwe n'ibindi bikoresho nk'amabati, oxide de calcium n'amabuye. Ingano n'uburemere by'amatafari byatumye byoroha kuyafatanya n'ibyondo n'amabuye, bityo kubaka birihuta. Byongeye kandi, amatafari yashoboraga kwihanganira uburemere kandi agafatana neza n'icyondo. Ibuye ryashoboraga gufata munsi y'uburemere bwaryo kuruta amatafari, ariko byari bigoye kuyakoresha. Kubera iyo mpamvu, amabuye bayacongaga mu buryo bwa mpande enye nsumbane cyangwa rectangle, agakoreshwa mu kubaka fondasiyo imbere n'inyuma h'urukuta no ku rwinjiriro cyangwa se gate. Imirongo igabanya uduce tugize uru rukuta runini ku gice cyo hejuru yabaga ifite uburebure buri hejuru ya santimetero 30 na santimetero 23 z'ubugari. Hashingiye ku mpera z'urwo rukuta, abarinzi bashoboraga gukora ubushakashatsi ku butaka buhakikije. Ifu y'umuceri basekuye bakayiponda nka kumwe baponda ifarini bashaka gukora imigati cyangwa amandazi, bayivangaga na oxide de calcium. Ibyo bikaba ari byo bakoreshaga bafatanya amatafari mu kubaka, nk'uko wakoresha sima y'ubu. Itumanaho hagati y'imitwe y'ingabo yacungaga urwo rukuta runini rwose, harimo no gusaba ubufasha bw'ingabo mu gihe batewe n'umwanzi, byari bifite akamaro kanini. Iminara itanga sinyare z'itumanaho yubatswe hejuru y'imisozi ikikije urukuta, ndetse ikaba n'ikimenyetso cyo kugira ngo aho uru rukuta runyura hagaragare. Hari aho bashingaga amarembo y'imbaho yakoreshwaga nk'umutego w'abashoboraga kwinjira muri urwo rukuta rwihishwa. Ibirindiro by'ingabo, ibiraro n'intwaro zikomeye byabaga biri hafi y'uru rukuta mw'imbere kugira ngo umwanzi niyibeshya akarwinjiramo ntahasohoka amahoro.
Mu gihe ibice byo mu majyaruguru ya Beijing ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo byafashwe neza ndetse bikanavugururwa cyane, ahandi henshi h'uru rukuta harasenyutse. Uru rukuta bamwe barukoresha bakuraho amabuye yo kubaka amazu n'imihanda. Ibice by'urukuta nabyo bikunze kwibasirwa n'ubugeni bwo gushushanya ndetse no kwangizwa, mu gihe amatafari yanditseho yasahuwe kandi akagurishwa ku isoko ku mafaranga y'Ubushinwa agera kuri 50 ku itafari rimwe. Ibindi bice by'uru rukuta byarasenyutse kubera ibikorwa by'ubwubatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Raporo y'umwaka wa 2012 y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umurage ndangamuco ivuga ko 22% by'uru rukuta runini rwa Ming rwasenyutse, mu gihe ibirometero 1961 by'uru rukuta byasibanganye burundu bitakigaragara. Mu mwaka wa 2007 byavugwaga ko ibirometero birenga 60 by'uru rukuta mu ntara ya Gansu bishobora kuzimira mu myaka 20 iri imbere kubera isuri ituruka ku muyaga wa serwakira. Mu bice bimwe na bimwe uburebure bw'uru rukuta bwaragabanutse kuva kuri metero 2 kugera kuri 5. Iminara itandukanye yagaragazaga amashusho azwi cyane y'uru rukuta yarazimiye. Ibice byinshi byo mu burengerazuba bw'uru rukuta byubatswe muri rukarakara aho gukoresha amatafari ahiye n'amabuye, bityo bikaba byoroshye kwibasirwa n'isuri. Muri 2014 igice cy'uru rukuta hafi y'umupaka w'intara ya Liaoning na Hebei cyasanwe hifashishijwe beto ndetse byarananenzwe cyane n'abantu benshi batandukanye. Mu mwaka wa 2023 igice cy'uru rukuta mu ntara ya Shaanxi cyangijwe n'abubatsi. Baguye umwenge wari usanzwe muri urwo rukuta kugira ngo imashini icukura ibone aho ica. Polisi yavuze ko iki gikorwa cyanangije bidasubirwaho ubusugire bw'uru rukuta runini rwa Ming ndetse n'umutekano w'ibisigisigi by'umuco. Ibintu bitandukanye bifatika mu mico ikunzwe bavuga ko uru rukuta runini rushobora kugaragara ukoresheje ijisho ryonyine uri mu kirere, ariko ntube wamenya mu by'ukuri indeshyo yarwo. Iyo umuntu ari ku kwezi, bamwe bemeza ko ushobora kubona uru rukuta, abandi bakabihakana nk'uko tugiye kubibona. Urukuta runini rw'Ubushinwa, Great Wall of China, ntirushobora kubonwa n'amaso y'abantu mu gihe bari ku kwezi. Nk'uko imyemerere bivuga neza, ruracyashinze imizi mu muco uzwi mu Bushinwa. Iyo umuntu ari ku kwezi abona ubugari bw'uru rukuta runini bumeze nk'ubw'umusatsi w'umuntu ureba ari mu birometero 3. Kimwe mu bintu byamenyekanye cyane mu myemerere kivuga ko uru rukuta runini rugaragara iyo umuntu ari ku kwezi, nk'uko bigaragara mu ibaruwa yanditswe kera cyane mu mwaka w'1754 n'umwongereza w'umunyabugenge akaba n'umuyoboke w'itorero Anglikane William Stakely. Stakely yanditse ati, uru rukuta rukomeye, icyo gihe yavugaga urukuta rwa Hadrian, rufite uburebure bwa kilometero 130, rurusha urukuta rw'Ubushinwa. Rukaba rufite ishusho itari henshi ku isi kandi rushobora kuboneka uri ku kwezi. Ibi bikaba byarashimangiwe na Henry Norman, umunyamakuru w'umwongereza mu 1895, aho yagize ati, usibye imyaka yarwo kizwiho kuba ari cyo gikorwa cyonyine cy'amaboko y'abantu ku isi kigaragara iyo umuntu ari ku kwezi. Ikibazo cy'imiyoboro yo kuri Mars yagaragaye cyane mu mpera z'ikinyejana cya 19 kandi ishobora kuba yaratumye abantu bemera ko ibintu birebire kandi bito bigaragarira mu kirere. Kuvuga ko urukuta runini rugaragara iyo umuntu ari ku kwezi byatangajwe nanone n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Ripley's Believe It or Not cyashinzwe n'umunyamerika Robert Ripley. Ikibazo kitavugwaho rumwe cyane ni ukumenya niba uru rukuta rugaragara iyo umuntu ari hagati y'isi n'izuba, ni ukuvuga hagati y'ubutumburuke bwa kilometero 160. NASA ivuga ko rugaragara gake mu bihe bimeze neza, ni ukuvuga mu gihe hari umucyo. Gusa igakomeza ivuga ko rutagaragara cyane kuruta ibindi bintu byinshi byakozwe n'abantu. Umuhanga mu bumenyi bw'ikirere w'umunyamerika Jen Shannon yagize ati, umwanya uri hagati y'isi n'izuba ni ibirometero byinshi, ariko hagati y'100 kugeza kuri 200 urukuta runini rw'Ubushinwa mu by'ukuri ruragaragara n'amaso. Undi witwa Ed Lu ushinzwe ubumenyi mu by'isanzure mu kigo cy'ubumenyi bw'ikirere yongeyeho ati, ntabwo rugaragara cyane kuruta ibindi bintu byinshi kandi ugomba kumenya aho ugomba kureba. Mu Kwakira 2003 umuhanga mu byogajuru mu Bushinwa Yang Rui yavuze ko atashoboye kubona urukuta runini rw'Ubushinwa.
Mu kumusubiza, ikigo cy'Uburayi gishinzwe ibyogajuru ESA cyasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru kivuga ko kuva ku ntera ya kilometero 160 na 320 y'umwanya uri hagati y'isi n'izuba, urukuta runini rw'Ubushinwa rugaragarira ijisho. Ishusho yarwo iba imeze nk'iy'umugezi wa Beijing. Umushinwa akaba n'umunyamerika Leroy Chiao, umuhanga mu bijyanye n'ibyogajuru, nawe yafashe ifoto ivuye mu kigo mpuzamahanga gishinzwe iby'isanzure yerekana uru rukuta. Ntibyamenyekanye ku buryo uwafotoye atarazi neza ko yayifashe mu by'ukuri. Hashingiwe ku ifoto, ikinyamakuru cy'Ubwongereza China Daily cyaje kuvuga ko uru rukuta runini rushobora kugaragara mu kirere n'amaso mu gihe ikirere gikeye, niba umuntu azi neza aho agomba kureba. Ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana, mbibutsa no gukora subscribe, like, share na comments ko nabyo ari ingenzi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Naho ubutaha, inkuru zacu zo nakagaruka.